So urabona iyi ni class yanjye ngiye ngo ujya gusubiza ngo ku kibaho ngo wageraho so mugane none si ibi ni iki nabaye muremure mwana fresh intebe niyo wicaraho intebe banzu zibereke neza cyane. Yes. Uyu munsi nabazanye mu kigo IPRC. Watuzanye Oya nabazanye mane kugira ngo abantu bajye bakana ndagira ngo mbereke se ibintu byatuvuga baririyo turiga bro twasoma anga iyi ni class ngiye kubera ko no class niga musasa muri hangana nta banyeshuri barimo ariko ngiye kuyibereka ngenge n'abatembereje kuvuga ngo tembera ngoma gahunda ni tembera ngoma. So urabona iyi ni class yanjye suri kubibona se ni class yanjye hano tuba twigira nyine nk'ibisanzwe si blackboard ariko bayita blackboard cyane whiteboard ngo ni whiteboard abantu ngo babazi ngo bambwiye ngo ujya gusubiza ngo ku kibaho ngo wageraho so mugane none si ibi ni iki nabaye muremure mwana nabaye muremure urumva ahangaha twebwe turiyiga twaje kwiga mwana ese ikibaho ngo mwiga gute mbo twagiye sasa rero ni ukuvuga ngo urabona iyi ni intebe nicaraho intebe banzu bibereke fresh intebe niyo wicaraho intebe banzu bibereke neza cyane none ubereke yo n'intebe isanzwe bereke yo n'intebe isanzwe nukuvuga ngo zitandukaniye gutya nizere ko bari kubona itandukanye ni ukuvuga ngo rero ntebe ayibonye uri kuyibona neza uri kubona ameze nk'utwaye imodoka uri kuyibona wagira ngo ni muri vewe kuvuga ngo no kuvuga ngo none byo ndi kwiga nimwe muri facilities urumva ikigo kivuga ngo abantu bafite ubumuga nabo bagomba kwiga neza batabangamirwa kandi bakurikirana amasomo yabo neza mu buryo bugiye butandukanye. Niyo mpamvu ikigo cyavuze ati hagarara tumukorere intebe azajya yigiraho yiceho nyine urumva amasomo yakurikirana fresh. Murabona rwose no ntebe numva ni neza amasomo yakurikirana ruzungu fresh gake ko abona ndi gusuka abona ndi gusuka ni ukuvuga ngo uyijyaho gute sinzi nimba uyicaraho gute kuyicaraho biroroshye ubundi nsanzwe no sportif ariko urumva bo bakoze nyine intebe izajya nyine igira gute inyorohereza nyine kugira ngo mbashe kwiga fresh ni ukuvuga ngo kubigiraho urumva no gutera nyine gutya tuzamuka ubona ko tari kabaye nuko ngo iriya yindi kuyicaraho byarakugora iriya yindi yo urabona kuyicaraho agurkiye ngiye nicayeho sibyo ninyicaraho gutya kuyicaraho ndanyicaraho ahubwo bo barareba bakavuga ati ikibazo kiri ku maguru sibyo nimara wenda n'ugire niba turi kwiga amasaha 3 cyangwa amasaha 4 cyangwa amasaha 5 urabona amaguru bari kugira uteye bari kunanaba urumva ntabwo nzabasha kuresista amasanga uko urumva hari imitsi y'amaguru nyine zizabasha gutambutsa amaraso neza nyine gusanga amaguru agize ikibazo ibyo ngibyo kabisa. Yes, tugaye ikaze wowe ukurikiye Kigali News Channel. Iki ni ikiganiro gishya umunsi mushya cyumweru gishya nacyo tugisoza turi kwa gatanu ku tariki zingahe Kagara turi ku itariki enye z'ukwa kane duherereye mu karere ka Ngoma umurenge duherereye mu karere ka Ngoma ibyo birahagije abantu bahise twasuye umugabo mugenzi wacu Kagarara umufatanyabikorwa umuntu twatangiye ari mu inkunga yito dufite nyine yateye inkunga nini cyane kuri Kigali News Channel kugira ngo ibigeze ahigeze uyu munsi. Ubwo duherukana mu biganiro byashize twari twasuye Amaji mu rugo iwe atubwira ko yiga muri kaminuza tugiye tunarya inkoko sha ya nkoko yibuka ni iki kintu yibukira iriya nkoko se iriya nkoko nuko yari iryoshye cyo kintu nibuka gusa ikintu nibuka nuko yatinze gushya
Oya nkuko ariko yari ikomeye gusa era nkuko mani yari iryoshye bya danje ariko Maji Mara ni umuntu wa danje. Maji yatuzimaniye ku nyama y'inkoko cyane. So rero uyu munsi twifuje kugusura turebe dusangire nyine ubuzima bwo ku ishuri, ubuzima muri rusange urumva hari nk'abantu batigeze babyizera ko biga muri kaminuza. Ngira ngo uyu munsi natwe twari dufite amatsiko nyine yo kugira ahantu wiga. So ngayo nguko twahabonye kimwe mu bintu nabonye hano kuri rino shuri nuko nabonye ko abantu nimba nabivuga gutyo bafite ubumuga batekerejweho. Mpereye kuri wowe turi kumwe hano nyine nge nabikunze nyine kuvuga ngo mfite intebe nyine yanjye nyine nicara nyine muri rusange nge nabikunze. Hanyuma amasomo inaha ubuzima kwiga byifashe bite? Ni ukuvuga ngo amasomo muri rusange amasomo ameze neza, amasomo aragenda nk'uko nkunda kwivuga buriya iyo uri kwiga ukabona ibintu biragenda fresh ukabona icyo ushyira mu nda nubwo biba bigoranye ariko buriya mahani ibintu aba ari fresh nyine tu ari fresh kuko umuntu araza akiga. So ngoma nyine ibintu ni amahoro. Kaminuza ni nziza, abayobozi ba fresh abari guca bazi kwigisha kodesha kuri bo ibintu mbega ni fresh nta kibazo kabisa. Kagara kuva watangira kwiga kaminuza ni ikihe kintu cyahindutse mu buzima bwawe icyo ari cyo cyose? Ikintu cyahindutse mu buzima bwanjye kaminuza yanyigishije gutekereza cyane kandi kaminuza inyongera kunyigisha no kubaho nk'uko nshobora kuba nyine akandi kantu no kwibana nyine geto tu nabyo ni isomo rishya. Naryo ni isomo rishya muri amahane pe rya danje kumva ngo nge ndibana nyine geto wumva nacyo ni ikintu kirenze mani nyine cya danje kaminuza yanyigishije. Kandi ikindi yanyigishije mani kuba n'abantu bose nyine kuko urumva kaminuza aba ari ikigo muhuriramo n'abantu benshi bigiye bitandukanye ariko burangishije kubana n'abantu bose nyine muri rusange kubana n'abantu bose. Hanyuma se ukigera hano ku munsi wa mbere byari bimeze bitaba? Ku munsi wa mbere saa sita nkigera ahangaha ukuntu byagenze nageze ahangaha inje tugiye kuko urumva twaraje bumva reka mbyite ngo twarabarura ko nta muriro muri kaminuza nyine ubaho reka mbifate muri rusange. Noneho tugiye muri sare nyine bagiye kutwakira bagiye kutubwira nyine ukuntu bizajya bijyana n'ibiki byose. Noneho abantu ngiye kumva umuntu uri muri atwakiriye musa ngo ladies and gentlemen hano twahabonye umuntu ngo niba yaje kudusura ngo ntabwo tubizi ubwo usanga ashobora kuba yaje kudusura ndavuga ati si uwo muntu urandinde ariko mufite amatsiko ati uwo muntu ashobora kuba yaje kudusura uko byasa kose ngo uwo muntu ngo ninde uwo muntu ninde bari kuvuga kumbe nicare nyine inyuma bo bambonye ariko ntabizi ngo reka twakire ngo umusitari ngo wacu use tubona ku social media ngo Kagara ngo tumusare mu byahabera by'ingazi imbere ngo nibaje no kudusura bitubwiye ndavuga ati ndapfuye use wewe ko ndi umunyeshuri urumva mbona ndavuga ati okay naribi mpita ngenda haguruka nyipfa guhaguruka sara yose wana ngo ni wowe ndavuga ati ni njyewe urumva mbangiye nyine imbere ndasubiza nyine ati hello mumeze mute fresh ntabwo ati nanjye ndi umwe mu banyeshuri ba IPRC Ngoma naje kwiga ati bamwe bashaka no kubyanga mureka reka ngo urukutebeshye ntabwo waje kwiga ntabwo ati mwebwe nyine mutuze muzaya mumbona turi kumwe gusa nge naje nyine kuba umunyeshuri ngaho Ngoma tu gusa byari bisazi kuko nacaga nk'ahantu wenda nkaciye nk'ahantu ku bantu abantu bagahita bandangara bandeba na n'ubu ngo bariko biracyaha kuko ari genca nka ku bantu nyine abantu kugira ngo bamenyere bijya bigorana pe gusa nyine umuntu nyaragenda bibura nyine ikibura kwiyadabota mu bigo biri mu bintu bijya bikunda nge kungura cyane kuko abantu babo batari bamenyera bashaka kuza kundeba kureba Kagara ngo bimeze gute ngo wageze usanga uri icyamamare bakuzi shase nkubese nageze nsanga ndi icyamamare abantu banzi pe si ukwiyemera cyangwa se ngo nibiki nasanze nyine nje banzi tu nasanze banzi kuba arambonye nyine baratungurwa bagira ngo naje muri show ahubwo kubasura mani uwo ni umunsi wa mbere. Uwo ni umunsi wa mbere n'umunsi muri classe amasomo byari bimeze bite? So umunsi wa mbere nyine urumva ko ari kugena nyine tukintroducinga bwacu tukavuga ati nibiki noneho ngiye kwintroducinga muri classe navuga ati so hello I'm here by the name with Enoke
I'm newcomer in this school in this class sorry nurangije bahita barambwira ngo none se ntabwo witwa Kagarara urumva ndababwiye ati nitwa Enoke barambwira ngo none se ngo Kagarara ngurisize ntabwo ati Kagarara ni ry'akazi nk'uko abandi bitwa andi mazina hano ese Kagarara ni ururimi rw'uruzungu wisangamo cyane English igifaransa wapisha Igifaransa ni ibisazi man Igifaransa so ujya hano nyine utangira kwiga ubu ugeze mu mwaka wa gutya ndi muri ndacyari ya wani umwaka wa mbere urumva umwaka wa mbere urawurangiye ejo bundi mu kwa gatandatu mu kwa cyenda tujya mu wa kabiri urumva amashuri ntabwo atendeje bundi nce ngiye kurangiza umwaka nsigaye yihuta kuko ejo bundi ndagaraduwetinga ahubwo uzi ikintu mfite amatsiko iriya kanzu nzayambarane oya gahunda ihari niyo nicyo kintu naregize ikibazo ikanzu nzayambarane si ibyo bibaho kujya gukorera iyawe se ubwo bagukorera iyawe cyangwa ubwo ariko ngiye ko mubwiza ukuri ntabwo bazegera bayiga kuko bagabanyije imyaka nize ugomba kuzambara ukwiri nashaka ngashaka abantu bazajya bagenda bayikura nk'umugeni umwe mbere n'undi nyuma urumva irakanzu izaba yamvuna ikibazo cy'uburebure si ikibazo bazayivuga ukwiri uyambara ukwiri ingenzi ubundi ngomba kuyambara kuko seriye nta kibazo mbifiteho ahubwo nsanze nta n'ikibazo kibirimo aho ngomba kuzambara ukwiri bayigabanyije baba bagabanyije imyaka yanjye nize umva baba batesha agaciro imyaka nize kandi no so challenges izo ntabwo zabura challenges ni nyinshi pe wumva life nyine abumva bari danger bari strong kuvuga ati urumva mana umuntu bawibana ghetto ukaba ukurikirana amasomo kandi ukaba ukenera kurya buri munsi urumva kuvuga ati nzajya kwiga buri munsi nkenere kurya buri munsi ikintu urumva ni ikintu cya danger ntabwo ukora ngo winjize amafaranga urumva yaba ari ibintu bya danger nizo challenge navango wenda nagiye mwiraho nazo wenda mu nzira so ni ukuvuga ngo buriya ikintu cya mbere njya nkunda kuvuga ngo to be soldier you have to be soldier nyine ni ukuvuga ngo nyine umuntu agomba kuba soldier nyine tu kavuga ati niba ikibazo cyavutse gutya ngo mbe mukimure muri buno buryo nibyanga nabwo nyine ni ukundi kuntu nyine ubwo biri bugende nyine hano ni kure yo mu rugo hehe hano ni kure nyine yo mu rugo abajya gukombaza cyangwa bajya baza mu rugo barankumbuye nyine barihangana nose ahangaha ni kure cyane pe ari mu rugendo gusa kuba tuvugana nabo bakankababwira ngo meze fresh funzomba kudahiye bahita bavuga ati kabisa ati no ni neza man uri vugana n'umuntu kuri telefone akakubwira ati ni neza bari fresh nta birenze man so no kuvuga ngo uko nyine ibiriho ubuzima n'ubusanzwe ubuzima n'ubusanzwe nyine biba bigoranye ntabwo nakubwira ngo ni 100% ariko shaba ari ibisazi man isubize iby'ishuri se ishuri by'abashaba ari ibisazi pe sinkubeshye ishuri abari insazi nyine ntabwo ubuzima nyine babworoshye man cyakuzanye cyo ubikomeye cyakuzanye no kwiga nyine mu amasomo yemereye nabi shaba amasomo yo mbanyamereye nabi pe kuko nanakomeza yanashimira n'Imana cyuko buriya first of all have to thank a Lord for what he have done for me abari ibintu nyine byadanye cyane nyine kuba niga nkona ndatsinze ewa abari ibintu byatari kabisa wiga muri weekend wiga mu nijoro wiga ku manywa no nukuvuga ngo nyine urumva ni IPRC kutwiga nyine ku manywa tukireka wenda habonetse wenda nk'isomo kavuga ati nimuze twige cyangwa se twikoreshe tide ku cyacu giti ariko niga mu minsi nyine mibyizi isanzwe umuntu uramutse kuhaye akazi hano hafi cyangwa se muri ahari hose hafi aha wabasha kubihuza n'amasomo kugira ngo nyine urumva akazi kugira ngo korohereze nyine ubuzima busanzwe by'ibanze biboneke wabijya bigakomeza
so buriya no kuvuga ngo nyine byaterwa nako kazi akariko cyangwa se igihe yakampereye, kuko nabwo nkubwiye ngo akampaye mu minsi y'imibyizi ntabwo bya, kuko iminsi yose mba ndi kwiga, mboneka muri weekend gusa, kereka wenda ako kazi gakorwa weekend gusa, kuko niho ntabwo mbona umwanya. Nyine byaterwa n'ubwoko bw'ako kazi tu. Iyi nyine ni kaminuza ya leta nyine tu. So bagaragara kwifasha gusura urumva abantu bari dufite amatsiko, nanjye ndimo abantu bafite amatsiko nyine kugira ahantu wiga. Ikindi kintu nabonye nuko hano ku ishuri uri umusitari ku ishuri buri wese agira gutya peace ahubwo nawe wambaye nk'umura mani njye nsigaye ubundi ikintu cyo nababwiye mani muri duce twawe ufite gerageza use neza mani, gerageza use neza. Gusa neza ni ibanga, ni ubushake cyangwa ni ubukene? Oya, gusa neza ni mind. Ushobora kuba ufite imyenda ibiri yonyine, ariko uburyo wayitaye wayigiriye isuku wajya yambara abantu bakabona usa neza, ariko uzari ufite imyenda ibiri ntuyimese abantu babona uri umusazi. Gusa neza ni mind. Ni mind tu, ni mind. Indirimbo se kongeye kwica abantu muri no misira, ni ukuvuga ati abantu bagiye banabibona cyane, agenda nabitangaza kenshi ku ma social media yanjye, TikTok, Instagram, bivuga hari indirimbo yaranasohotse ifite audio nyine yiri hanze, bayita Inkotanyi, indirimbo bita Inkotanyi. Indirimbo imeze fresh sana, uretse ko nyine urumva ikintu kiba kibura ni ubushobozi mani ngo umuntu abashe kuba nyine yakora video, ubushobozi nibwo bubura, ariko audio yiri hanze right now, indirimbo bita Inkotanyi. Abafana banjye bo ntabwo nabicishura ngo barabizi, ntundi ni bya bintu biba bigiye bisanzwe kabisa. Iyo ndirimbo ni indirimbo y'akataraboneka ya Danje. Tubakubita kapera se tubakubita abafana twagiye. Imyaka irashize indi iratashye, ndabona past future ihishe, nyagasano bigi nama imbaraga zo gukura ntizi mwuka bwarimwe ubundi rwana gisuca, nta nambara y'amagambo rwana niyi bikorwa tinya ndidubu ndintare nabyawe n'intare nyoborwa n'intare joro namwanda hatana n'ubuzima sinafumwe nayo nabyirutse nibonca impamutima zanjye zinkundisha abafana utaro mufana nkamwifuriza amahoro mijene dufite gahunda twese no gupfa ntimuji nama narwo rukora ku munota ndashima Imana yigenera igaburo omega n'abanje ubaremere ndavuga ibindi mona mutima mubingira cyazana ubugome nibyo biri mu maniga imbwa bwakaziye bihudigiye kuzinimbwa umucide no mukene gahunda no gupfa rimwe cuda burinde detajido domodi itazi mu nkuta gahunda no kumitana Inkotanyi ndahatana misi y'umwijima imbaraga n'amavuta aca hatifata ibetelehemu niho Yesu yavukiye kariyeri n'ububaje niyo yose yakoraga bidatinze yemingo misera yiyobora amahangara mwubahana Herode arabimenya ndagira ngo nkurabure wo wunyamagana icyo wanga mu kabana mu nzu n'imbeba yakwiziritseho na sumu nikora. They didn't believe in us, but God did. Mama thief. Ubu nta kuki wahisemo kuririmba kuri iyo sije nyine no kuririmba muri ubwo buryo gukoresha ayo magambo nyine ubu nta kindi nk'iririmba mu rukundo n'urugero ryoshya abantu. Man, njye sinkubeshye buriya uririmba nyine bundi akenshi abaraperi kwebwe turirimba nyine mani ibintu biririyo, turirimba life, turirimba nyine life tu. Njye ntabwo narimba ku life isanzwe nyine twebwe turimba ibintu dora tubamo tu, kuko ntabwo nzabwira ngo ndikurimba ku rukundo kuko sindakunda. Ndajya kuririmba iki? Imana ndafate karamu narike ngo nakunze ngo umukobwa ntawe nakunze, ntawe nyine ntabwo namenya amagambo, nyine ntabwo namenya imitomo, ntabwo mbizi. Njye nibyo mbona tu, nibyo mbona, ariko ibyo biboro by'inkundo ntabwo mbizi nyine kuko ntabwo nzi gupfusha mani. Ntabwo nzi guheza pe nyine ngo nigire ngo umuntu ngo wapi pe, kuko n'umushuti yego ntabwo bivuze ko ndafite abashuti banjye b'abakobwa, ndabafite pe. Ufite n'inshuti yanjye cyane y'umusista pe, cyane pe, nteganya ko dushobora ejo bundi banga cyora kuzabwate none kagane nyaye mwisunze atababwate none umukobwa ndamuza ndamubweretse umukunzi wanjye arakare nkuru ibintu biririyo mani ndimo ndabijyamo gake uko
hari ikize abantu rega bakora bamuze ikibazo kagara bazatweretse umukunzi kagara bazatanye batangiye kugira ubwoba ngise buriya ngo biragira ntabwo ati ni muhumure nzabereka yo ya nari mbakumbuye cyane kabisa wakoze kutwakira tuzagaruka no gutaha tuzagaruka ya nawe nose Kigali tuzaba abantu nyine ikiriho nuko tugiye kunoza ibihari cyane kabisa gukora cyane tukagara courage cyane courage mu buzima buriya kenshi niba bitarajya ku murongo ni ikibazo kigiye kabisa so man wakoze cyane kandi courage shanaye wakoze cyane kuba waje hangani mu rugo ndetse n'abandi batajya n'abandi babwiye nabo bazajya baza kunsura Imana iteguye kwakira abashyitsi nta kibazo cyane mafite reka dushimira abakunzi bacu horo dukurikirana 5/5 gusa cyo nababwira dufite n'ukuri gushye tugiye kuba twatanye kuri Kagarara ntabwo nabwiye ko mfite YouTube channel Kagara Kingdom YouTube channel TikTok ni Kagara Instagram Kagara official wajyana kuri subscribe share and comment ibintu bishoboka ku buryohe Kagara thanks my brother Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.